Iyo niyo ndege iri gukamera abantu bari muri kurusi. Ndayizanye iyo niyo irimo irabakamera. Iyo niyo iri kubakamera. Mesha w'u Rwanda ndayizanye ifasha akavu. Iragiye ngiyo buriya hari ahantu igeze ni hakurya bita ku makazi yo kwa Minyoni. Noneho reka nze mbere dore ukuntu umuhanda umeze. Mwabonye reba ahangaha murabona hano naho amagare kagomba kugira gute kuhanyura. Abantu muzi gusoma rero munsomere. Dore ukuntu umuhanda sasa rero uzitiye n'ibyuma gusa. Ubundi hano bahita Kimihurura. Umuhanda ubereye aho ngaho umuntu yawucamo nta kibazo rwose ukambuka kabisa. Ewa amamodoka ni imwe itamba muri uyu muhanda. Habe nta n'ibyemerewe. Amamodoka ni imwe itamba. Noneho reka nze mbereka kandi kantu. Dore ba tipe noneho nababwiye ngo ahantu ndiwe. Ntabwo banza nari kugifata neza. Byora kanjye hano ahangaha. Muri kukibona zo? Naho banza ntari kugifata neza kubera ndi kureba mu zuba. Kangirira ahangaha. Hano mise nkizana. Nakizanye hano. Muri zoom out sha. Hariya urabona ko ndi gukamera mu zuba niyo mpamvu nakizanaga. Dore ngiki cya cyapa. Hano hari n'intare iri muri shampiyona. Reka nze nyibireke. Hari n'intare nayo irimo. Iyi ngiyi iri gutembera u Rwanda neza rwose imeze nk'iri iwabo mu Rwanda. Dore ngiyi intare mwayibonye. Mwayibonye intare. Munkandiriza muzikara yi mugoroyi. Ubundi umuhanda ndawubatebe. Dore umuhanda dore iyi mihanda yose mureba washaka wayiryamamo. Iyi mihanda mureba do. Washaka wayiryamamo do. Habe. Imihanda yateguriwe amagare. Do ibyerekezo biradeviye. Do ngiriya. Ndikiri icyapa kideviye nkikoreye zoom ndakizanye. Mwereke n'ikindi. Yewe nemereye kunyuramo kubera ko ngenda n'amaguru. Niyo mpamvu. Njye nacyo ndakizanye. Dore kiradeviye hari gutya nyine gihita kiza hano ngiye guca ahangaha. Hello guys. Nabibonye rero. None ubu rero hano hantu mureba. Igare rizaza nditegereje. Mite mbazanira video puru. Mutupi. Bwana w'Ikigali ndahaba.